kubwira umuhungu mukundanye ati bino bintu tutarabana ate tuzabikora kubwije ukuri kw'Imana ko umuhungu ufite ubwenge atakureka ntashobora umuhungu neza ufite ubwenge arakubona nta ibyo zo babimenye ntiyokureka kandi ikindi kubera ubujiji no kwigira amasoni ngo ntiwokoresha prudence nudakoresha prudence umenye ko ugiye kumara imbaga nyamwinshi umenye ko ugiye kurimbura abantu benshi. Ibihe byiza nshuti mwese mukurikirana ibiganiro bya radio na televiziyo BMC aho muherereye mwebwe mwese abumva ururimi abanyamurenga abanyarwanda barundi abavandimwe bo muri Nord Kivu n'abandi bose baba badukurikira mbahaye ikaze. Je nitwa Bonfils Gapango Muhumure. Muri ikiganiro ndi kumwe n'umuvandimwe dusanzwe tubana mu biganiro bitandukanye, reka nababibwire. Ni Eric kuri Jonathan TV Show. Nkuko mubimenyereye abamaze kuba abakristo ba Jonathan TV Show bo turaziranye. Ariko abandi bo kuri BMC TV and Radio batanzi ni nkunda abantu Eric bakunda kwita Edem Kojon nimba ariko kandi bazabita ngo AKA abandi bati yitwa Demu. Ubwo n'umugabo hano ngira ngo ufite inshuti nyinshi kandi abantu benshi mumaze gukunda bitewe n'ibiganiro bye. Ni muri urwo rwego twamutumiye dusanzwe tuganira tukavuga ku bijanye n'iyobokamana n'ibintu biri kure yabyo, ariko kandi ibingibi navuga ko ari by'ingenzi cyane kuko nibireba ubuzima bwanyu. Bityo rero ikiganiro cy'uyu munsi turaza kugaruka ku kintu kijanye no kwandura sida cyangwa se uburwayi bw'umugera wa sida. Dufite abantu benshi kuri none Demu bazi ko nta munyamurenge ugira sida. Aya ubu no sinzi nimbara abatabizi sinzi ariko ubu nyine ndagira ngo abenshi barabizi ariko ntibaba bazi abazirwaye kandi abazirwaye barahari, hari ababazi hari n'abatabazi. So urumva rero ubu nyine bamaze kwandura sida. Urebye neza BMC ntituraba abaganga sanse ntituri inzobere mu bijanye n'ubuganga. Twebwe turi abanyamakuru dore rwese ko tutanavyigiye nkanje sinigeze nigira ikiganga. Ariko rero iyo dukora nka kino kiganiro benshi bashobora kwibaza ngo se muje gukora ikiganiro muri abaganga mwagize gute? Ntago ari yo mpamvu, ahubwo tuba tuje ni kubera ko turi abanyamakuru, kubera ko rero dukora mu itangazamakuru hari amakuru tugenda dushakisha y'ubuzima busanzwe y'ibintu y'ubuzima tutuyemo nk'abantu. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe tubazaniye ibiganiro nk'ibi kugira ngo tubagezeho yuko ubunye natwe atari nka kera ubu dufite abantu banduye sida kandi batari bakeya. Bibiliya iravuga ngira ngo ni muri Esaya ni muri ahantu havuga ngo ubwoko bwanje burarimbutse buzira kutamenya. Iryo ni ijambo ry'Imana ribivuga gutyo. Impamvu rero nyamukuru y'ikiganiro twagiye tubona aho umusore w'umunyamurenga ategura ubukwe akabutegurana n'umukobwa bagasaba bagakoshanya bikarangira bagasohora save the date mu cyumweru cyanyuma baje gukora ubukwe bakabajana kwipimisha kwa muganga bashika ati umwe muri aba yanduye sida ubukwe bugapfa. Ibyo ni ibintu byabaye inshuro zirenze 5 hano Nairobi honyine mu banyamurenge batandukanye. Ubundi iyo umupasiteri aje kubapimisha cyane apima igipimo c'inda n'icya sida. Ibyo byose byagiye bigaragaramo ubujiji muri bene wacu. Ubujiji ntabwo tuba dutukanye abantu bazabumva ururimi neza. Ubujiji ni ukutamenya, manque de savoir. Kutamenya kandi abaswahili baravuga ngo kila mtu ni mjinga kwa kila ambacho akielewa. No kuvuga ngo Demu ico ni ikibazo gikomeye nk'itangazamakuru tutakivuzeho nta ruhare rwacu tuba dufite rufatika muri societe muri realite y'ubuzima abantu barimo. Ariko reka dusubire nka ruguru. Abanyamurenge uko bari babayeho nuko babayeho ngira ngo kugeza kuri none n'abantu bakuriye mu buzima bw'ikanisa. Utanamenya ko bagira basambanye tubivuge gutyo. Umukobwa agakura
yes hari n'abashakwaga ari amasugi kuri none sinzi ko hari abakobwa bakeya muri ino generation bashobora kuba bashakwa bakira amasugi kandi munyemerere ikiganiro nagitekereje inshuro nyinshi ntabwo twubahutse cyangwa dushiruka isoni aho kugira ngo abantu bakomeze barimbuke n'ubundi barabikora reka tuvuge ikintu dusokoze uko byogoshe ubona ubusambanyi umwuka w'ubusambanyi mu banyamurenge wabaraje ryari cyane ko twari tubazi ko ari abakristo baba mu makanisa ari abakorari hafi abakobwa bose n'abahungu ibyo ngibyo byaba byarinjiye gute muri abo bantu tubona ari abanyamwuka bahoraga mu makanisa BMC urakoze cyane kuri icyo kibazo wenda abantu bashobora gutekereza ko kino kiganiro waragitekereje ni byiza kandi wagize neza cyane ariko kandi abakunzi ba Jonathan TV show je naragikoze binafsi ku giti cyanje baje kuri channel yanje baraza kukibona nagikoze nje nyine mbwira abantu uburyo ubunyine abanyamurenge banduye sida n'impamvu n'ibyo byose rero tukaba wongeye kumpamagara kugira ngo twongere tugikomozeho ugize neza cyane wenda abantu bamwe ntibacitayeho ariko noneho reka twongere duse nk'ababivuga icyo warumbaje ngo se abanyamurenge ubusambanyi ntago butangiye ubunyine ubusambanyi bw'abanyamurenge bwatangiye kera n'igihe cyose twari ruguru ntago ntibivuga ko batasambanaga ariko nanone ntago ari cyane nk'ubunyine kandi impamvu tutari dufite abantu banduye sida kera ruguru nuko wasangaga ubwacu twarirondaga kera kurusha ku buryo utapfaga kubona umukobwa w'ubwoko bwacu aje kuryamana n'undi muntu abahungu bacu barirondaga ku buryo badashobora kuja kuryamana n'ubundi bwoko no gushakana n'abandi bandi moko noneho n'abari baragiye muri ville wasangaga abirekura ari bakeya ugasanga kandi bari na bakeya bari baragiye mu migi ntabwo bari benshi bari babagabo bize bakaja za Burundi za Kinshasa za he bari bahari ariko ugasanga ntabwo bari benshi kandi rimwe bajanaga n'ingo zabo ukabona ntibasirimutse cyane ku buryo boja muri ivyo bintu ugasanga bahugiye mu tuzi n'ibindi uretse bamwe na bamwe n'ubundi babaga bavuye ruguru ari nk'abanywi b'inzoga n'ubundi ugasanga bashatse nk'ubundi bwoko bashatse nk'abarundi nkajeje nabaye Burundi kuva ndi umwana mfite nka muyomba yarashatse umugore w'umurundi kandi mwiza rwose aranatuzarira abana 3 afite kandi n'undi urumva rero muri ubwo buryo ariko wasangaga kandi n'ibyo bihugu nta sida yabagamo nyinshi nubwo yari muri ville ariko nta HIV ntago yari irenze nk'ubu nyine rero ariko noneho uko twagiye tugera mu mujyi twagiye twandukira imico twagiye noneho kwishora no mu yandi moko habanje urumva bagiye Burundi za Kinshasa tuveyo abenshi tuje Rwanda cyaga 94 kandi 94 urabyibuka ko hari benshi igihugu kigifatwa wagiraga gusa ugasanga nagahinda ugasanga umwana w'umusirikare wa mwiza ugasanga wenda yanduriye sida mu rugamba yahuye n'abakobwa wenda bararyamana bamwanduza sida gutyo ugasanga umuntu n'umumajoro apfuye gutyo usanga rero n'abacu na bamwe bagiye bandurira mu sida urumva tugenda muri ubwo buryo kubera ko njewe mbona umuntu wa mbere urwaye sida w'umunyamurenge namubonye hafi mu 2001 gutyo ahantu ntavuze mu nzu runaka ngezemo sanga abana tuziranye sanga papa araryamye nje kubaza sanga ngoni sida nibwo bwa mbere nari mbonye umunyamurenge urwaye sida ni n'uwo munsi muri iyo minsi rwose yahise atabaruka nongeye kubona kumva ngo umuntu warwaye sida ari umukobwa w'igisenyi wari ugiye gukora ubukwe basanga umuhungu arwaye sida urumva umunyamurenge urumva muri ubwo buryo donc dutangira kumva abantu ariko ari bake kandi hari kera urumva
ndetse nongeye kubibona hano muri Kenya ndetse njewe hari n'uwo nari ngiye kubera umubyeyi nk'uko ubivuze. ahubwo uzi ko ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo uzi ko uriya mushuti wawe agira sida wowe ngo njewe ndabazi se kubera iki ngo ntibuka ngo umutipe wari ugiye gukora ubukwe basanga afite sida ngo bazaga bajana cyane ni nkaho nawe donc ndibuka nkurura iyo image y'uwo uko iyo information nigeze kwifata ariko urumva ne kurya bagenda ariko uramuvuze mpita mzibuka sinabikubaje byabandwaye sida ibyo bose mbageze kure naje biba bigaragara ko neze nimba twaragendanaga se uriya mutipe twagendanye mu gihe cyo gutegura ubukwe nibwo twanagendanaga tugiye kugura ibijanye n'iby'amakwe amakoti wenda niyo mpamvu wenda abantu nta wamenya nyine abantu nyine burya no abantu barakeka abantu nyine ba ikinyamurenge nyine ariko urumva ko naje ni ibintu bya wiboneye niboneye uwo muntu ubukwe burapfa kubera ko urumva ko rero ariko ubu nyine icyo dushaka kugeraho nk'uko warumbajije rero ubusambanyi cyo nk'uko warumbwiye ubusambanyi bw'abanyamurenge buriho kandi bwatangiye kera none se ntibasambanyaga n'inka n'iki ahubwo dusubiyeho inyuma gatoya njyewe sinabibonye wenda byabayeho mbere numva ngo basogokuru iri iwacu murenge kera yajaga mu kiraro agasiga murumuna we akamubwira ati uzasigara ubyarandagiye akagenda akagira wenda umwaka cyangwa imyaka ibiri akazasanga umuvandimwe yarakurikije mu buryo iwacu kuryamana na muramu wawe byari ibintu bisanzwe ugasanga mu muhana musa n'abasangiye abagore soja ngoja kidogo ama ongie ndani unipe dakika kidogo. Yes. Okay. Ntabwo dukatinga abadukurikiye wihangane. Ibi ni bisanzwe. So, ngoja kazi utafanya baadaye. Tuna record hapa. Kaa tu kidogo. Ugasanga rero uwo muco ntabwo ntekereza ko ari mwiza demo wo kumva mwasangira umugore ahubwo bishoboke ko iwacu hatabaga sida nyine nta yahabaga nyine nk'uko ubivuze none se ntiwabonaga ngo abahungu abasore ugasanga nimbugiye kubombora twaguherekeza twamara kugerayo tumushikije niba turi batatu ukamutubwira ati ngabo mwe mubanze mugende ga mubanze umwakazavaho undi akajaho ngahe mbwira very sad ndetse ahubwo niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo bazapime neza DNA z'ababyeyi cyane cyane abana ba mbere tituzi base ni nayo mpamvu bazavuga buriya ngo umugore niwe uzumenya se neza cyane iyo aba hatabagamo akantu ko gusa n'ababyeyi ibintu byabaye murenge c'est du tabou abantu benshi ntibaba bazi base uherekeje umuntu kubombora umuhaye uburenganzira bwo kuja ku mugore wawe cyane umwe se babiri birarangiye bagize ibintu byo gusangira abagore ngo baramubaba ukumva ko ni nk'umugore wawe ukamubyarira kandi atari umupfakazi nuko wazindutse uwo wari umuco mubi kandi ngira ngo n'agakiza kari kataraza neza n'igihe kaje byari bihari rwose ariko Imana yaraturinze abantu ntibandura sida n'izindi ndwara zica mu mibonano mpuzabitsina ibyo tugomba kubishimira Imana waruvuze ko abambere batangiye ibintu by'ubusambanyi n'andi moko bishobora ko byaravuye mu yandi moko kwivanga uko gutembera kwivanga ico ni kimwe ikindi ntekereza ko abashi baje gukora imirimo n'andi moko twagendaga tuzana swata abanyarwanda baje kuragira abarundi se ibyo nabyo ntubona ko bishobora kuba byaratuviriyemo indwara abanyamurenge bandura none za sida tutagiraga none hari amakuru nigeze kumva mbajije umuntu arambwira ati no mu minembwe ubu nyine sida ziriyo njyewe mfite ishirahamwe nakoreye twakoranye projet zitari nkeya ndi hano twari dufite kipe nini cyane timu nini y'abagore banduye sida banakora n'umwuga w'uburaya ubu nyine
urumva Yes. so urumva nk'iki kiganiro turimo turagikora bamwe bakumva barabangamiye ariko ni ibintu bibabaje tugomba kuvuga abantu bakamenya nuko kuri abantu rero batangiye gushakana n'abashi abandi barababyariye niba warasize umugore ukaja ku masomo i Bukavu ugasanga umugore yabyaye abana babiri babashi. urumva icyo ni ikibazo kinini cyane kitabaga mu bwoko ubu nyine dusigaye tuzarirwa n'ayandi moko kandi duturanye twinenaguzaga tutabasha ubu nyine ukumva ngo yarabyariwe afite abana babiri biwe noneho nibivaho biveho kandi anamwanduza n'indwara uwo musha azavaho akaje iwabo i Bukavu yamara kuva yashika i Bukavu akaryamana na bene wabo ba bene wabo baranduye nabo ni mu mujyi urumva ni ahantu donc hari i Bukavu tuvuge ni mwivire abantu bava Kinshasa bava hehe ingamo n'ingambo baza kandi bareba bo gusambana n'ubuzima busanzwe ni ibintu zabo so rero twebwe aho twakirinze ngo tumenye uburyo tugomba kumenya ubu nyine mbese noneho ikibabaje abantu bose dufite umubiri twebwe si uko dufite umubiri mbese udashaka nk'abantu udafunkisiona nk'iy'abandi twese ni kimwe twararemwe n'Imana imwe dufite imibiri ariko rero bwabujije kwa kutamenya ariko demo ubona kuba abakobwa b'abanyamurenge baragiraga agaciro aho cyangwa umugore w'umunyamurenge aho undi abo twita abanyamahanga cyangwa abandi bantu batari abanyamurenge yumvaga ikiguzi cyose yasabwa niyo coba ikibanza cyangwa inzu yagitanga kugira ngo abone umukobwa w'umunyamurenge n'umunyamurenge yumvaga icyo bamuha cyose atakwemera kuryamana na bariya abantu ariko kuri none akaba basambanira ubusa ibiryo inkoko chipsi ubusa bw'amafaranga ubona ibyo bintu byaratewe n'iki kandi se hano muri ville twavuze ko no mu Minembwe imurenge hose dufite abakobwa baha bakora uburaya dufite abantu banduye sida ubona ibyo bintu byaratewe n'iki aho bagezeho bisuzuguza bigezaho navuga ngo ni ubujiji no gushidukira ibintu batigeze babona mu buzima bwabo ntibigeze babona none se ko bagaza barya inkoko kandi bazitunze ariko ugasanga ntibashobora kubaga inkoko ngo bayirye ayo macipsi ntibari bazi chipsi ngo niki noneho babasohokanya ahantu heza none se nk'umuntu bomujana nko muri hoteli runaka Serena iri hano cyangwa iyindi Hilton ni hoteli nziza atigeze abona ni Bukavu ntizihari n'izihari ntago ziri yego zirahari ariko ntago ari za zindi zigize zikaze cyane urumva donc ntaho bigeze babibona ariko icyo cyo gitangaza hari n'ababirimo ariko batagira uwo mutima ahubwo avuga ko haje mirari niryo rari ni kera nirari umutima wa kera ibi ni ibintu kandi burya reka nkubwize ukuri niyo mpamvu ababyeyi bagomba gushiraho imbaraga ku bana babo mu buryo bwo kubaganiza dore ikintu tuzira buri gihe BMC abagabo b'abanyamurenge cyangwa se ababyeyi b'abanyamurenge ntibakunda kuganiza abana babo ntibakunda gutembereza abana ababyeyi muri rusange ntibakunda kuganiza abana babo usanga ari uko watashe kare kubera ko watashe utinze wenda akaba yanamukubita ntanamubaze wenda uvuye he kuko bazi ko twebwe abana bacu iteka ni mwikorari nyuma y'ikorari ni hehe niki ariko ntibamenye ko noneho twaje mu mahanga ngo babwire ati wenda aho twari turi siko bimeze twari ushago twari ahantu mu ishyamba none wambwira ngo umuntu uvuye ruguru ku ndondo mu kajoka na za hehe ageze Nairobi ni gute atikanga ariko ni umuganiza abandi bakabyita ubusirimu ubwo ntabwo ari ubusirimu akumva wenda urabona kubera ikanisa no kuba babayeho barasa n'abari bafunze ntibazi ambiance ntibarishimisha mu buzima noneho bakagira akishimisha yaruho akarenza akagera n'aho yiyicira ubuzima kuko kwishima si kubi kuja out ugaciringa n'abantu mukaganira ariko rero ugezaho uryamana kubera amafaranga ugezaho wumva ko gusambana ari ubusirimu noneho hari umukobwa naherutse kumva Kampala ngo ni umushinwa yarasigaje nawe barahuye ejo bundi
so ni ibintu bibabaje gusirimuka, ariko rero ukagera aho wicira ubuzima, haba hari ikintu cyo kuba habuzemo ubwenge, gukoresha ubwenge mu byo urimo. Harimo kwa kundi kutaganizwa, burya ikintu cyose ni ukuganizwa. BMC, iyo umuntu yakuganije akakwereka ikintu runaka uku n'uku akagusobanurira, ndibaza ko hari bimwe ugenda umenya bigatuma wirinda, sibyo? Ariko kandi iyo utaganijwe ukaza ushidukira, ariko kandi noneho kibabaje na aya mafaranga, uzubwira ngo bazaryamanira amafaranga angana gute, ko n'uwo ryamana nyine amafaranga. Urugero kuragira ngo uretse ko n'abaryamana nta nayo babahaye, bakabagurira ibiryo ntayo babahaye na fanta cyangwa juice agataha, akamagira isoni, yamubwira ati ngwino tuje muri lodge, akamagira isoni, akamubwira ati akamayemera bakagenda, urumva, akamwishyura ka moto cyangwa akauba atahana akamayumva. Donc amasoni yiki, ubuzima n'ubwawe, ni wowe ugomba gukontorora ubuzima bwawe. Ahubwo dora kandi kantu demo, urabona abakobwa bacu n'abagore hari ikintu donc bishizemo cisoni, kutigirira icyizere, confidence. Niba umuhungu cyangwa umugabo akugerageje ko musambana, ntamuhakanire. None ukurya banashakwaga bahabanga bakemera, ni nako numushaka. Donc biragoye kugira nubene umukobwa w'umunyamurenge wumva kutereta ngo guhakanire, ahubwo aranga ugakora gahunda zose ukazirangiza. Niko nza numva mukurikira mwumva, nza numva ngo hari waterese umukobwa noneho ngo bicaye ahantu ku gashigo cyangwa ku musozi, aramutereta. Uwo muhungu w'abandi nawe ntiyaramenyereye ibintu zo gufosinga, abona aranze arihagurukira. Umukobwa aramubwira ati se, aramunyana ukuranyime nyine birananiranye. Wa mukobwa ati wigeze umpirika ndanga. So byumvikane ko bo bazi ko gahunda ari ukwanga mu byasoni, ugakora ibyo ukora, yamara akavuga ngo yamfashe ku nguvu sinari mbishaka. Ibyo ntibibaho. Nunashaka ukazubwira umugabo wawe ngo nagiye kumusura, nshitse ngo nyine ngo yamafata ku nguvu, no, ubwo n'ubuturage bugomba gucika mwa bakobwa cyane. Ufite uburenganzira bwo gukora icyo ushaka no kwanga icyo ushaka, keretse kuwo mwasezeranye imbere y'Imana. Habe na fiance cyane, dore ko ari byo basigaye bitwaza ngo turi muri fiançailles, tumenyane, ntawe utwara imashini atabanje gutestinga. Ibyo nabyo reka tubyemere, ariko rero nabyo ntibigomba kuba ku mbaraga, n'ubwumvikane kuko muri bakuru. Ariko noneho kubera iki ibyo byose turabyumva, icyambere nuko bagomba kureka amasoni, sibyo? Kandi nta masoni bigira bikoresha, si uko bazifite, zarashize. Babanze bareke ibyo, bamenye yuko turi mu yindi si. Ba proud kumubwira umuntu, umubwire ati ni hoya. Kandi jewe nzabwira abantu, nimba umubiri wanze, sibyo? Mubwire ugiye kugera kuri protection, yireke ndayibike, niyo nigenderewe. Ico naringiye kuvuga dem, buriya uzi ko hari umugani aha ndimo ndabwira abashiki bacu cyane n'abagore. Hari umukobwa umwe yaraje abwira se, aramubaza ati se papa, kuki umukobwa wasambanye cyane bamwita indaya, akaba ruhebwa, akangwa agatagaciro, ariko umuhungu yasambana cyane akaba umusitari? Uzi icyo se yamusubije? Yaramubwiye ngo mwana wanje, wari wabona ingufuri yaharibitse? Ati ntuzi ubona ko urufunguzo rwose bayishizemo rwifungura? Iyo ngufuri yaba igifite agaciro, oya wanayita. Ariko urufunguzo rufungura ingufuri zitandukanye waruta cyangwa warubika neza. Urumva? So abakobwa mureke kwishinga abahungu babashuka, kubera ko abahungu barashukana. Mwaberetse ko mushaka abagabo bakitwaza ico kintu ca fiançailles, mugahura akakwereka ko mugiye gutegura ubukwe, ariko yamara kugera kuri purpose akaguta. Rero ibanga mutaza, ahubwo umukobwa uca abahungu amazi biratandukanye kubaca amazi. Vugisha bose, ariko kwa kwiha agaciro,
kubwira umuhungu mukundanye ati bino bintu tutarabana ntituzabikora kubwije ukuri kw'Imana ko umuhungu ufite ubwenge atakureka ntashobora umuhungu neza ufite ubwenge arakubona nta ibyo zo babimenye ntiyo kureka kandi ikindi nta nubwo baranagutinya aragutinya akaguha agaciro umukobwa uhagarara hariya agatinyuka umuntu akamubwira ati jewe nimba ari n'ibyo utangiye titwongera kuvugana akamubwira ati genda naje ngende bajya bigiraga ngo ni abasirimu ngo barabanza pima umugabo we n'ibiki my dear muri danger noneho kandi uretse n'ibyo burya kwiha agaciro rimwe nako ni byiza si rimwe na rimwe kwiha agaciro nibyo bya mbere kandi buryo utakihaye nta wundi wakaguha kandi kwiha agaciro ni ukwihagararaho ukamenya ukagira amahame yawe ugenderaho donc ibi ni ibintu mugomba kuganiraho abantu babiri ariko ukavuga so uyu muntu uje uri kumbwira bino bintu ni uwe mugamba amfite kuri njewe sivyo murahuye bwa mbere muremezanyije bwa kabiri uramusuye ahita gusoma abahungu turaziranye turabizi nimba ari isiri dutoboye akesha aguca amazi aba yumva ko yakugize ega hari n'uwabibwira umukobwa ashaka kumutestinga kuko muramenyanye umunsi wa mbere hari n'abahura n'umunsi wa mbere bakabigeraho cyangwa uwa kabiri abonye uroroshe azakwizera gute amenye ko n'abandi atari uko byagenze cyane ko noneho nasanga utari n'isugi mw'abakobwa mubiragoye demo tugaruke ku babyeyi ababyeyi wa mubyeyi udukurikiye ubana n'umukobwa wawe azataha saa sita z'ijoro saa tanu z'ijoro yaba ari mu kazi agakora akazi utazi ko ariko n'aho akorera bwacu ukabona aguze televiziyo mu nzu ukabona umugore wawe wa mugabo watunze iPhone utazi iyo yavuye cyangwa umukobwa watunze iPhone wewe iyo responsibility yawe urumva itazakwicira umuryango kandi gagutunga umusideye mu nzu nabyo bitera risk ishobora gukontamine toute la famille so urumva ko mu by'ukuri muri community yacu hari ico kintu cha ignorance c'ubujiji kandi gishobora kurimbura societe sida ni indwara mbi idakira sida ni indwara mbi urabona nk'uko bivuze BMC niyo mpamvu nakubwiye ngo ababyeyi urugero turi hano urabona urugero twebwe turi hano Nairobi dufite ababyeyi bamwe bakuze ndetse batanafite sponsor abana babo abakobwa n'abahungu nibo bagira gute babatunze nibo babatunze kandi bagomba gukora byanze bikunze bagomba no gukorera amafaranga menshi sivyo nawe ufite nawe umugore hari igihe umugabo usanga ntafite ubushobozi amafaranga akorera adashobora gutunga urugo bafite n'abana kandi nta sponsor afite bombi bagomba kugira gute gukora ariko kurya icambere kibaho ni ukuganiza abantu kandi mukamenya ahantu ntarengwa sivyo urugero nimba abagore bacu bakora muri za kinyozi abakobwa bacu bakora muri za kinyozi n'abahungu bacu bakoramo sivyo so kuvuga ngo n'abakobwa gusa n'abasore bacu bakoramo ni nawe kazi gafite percent nyinshi urubyiruko kandi byose byobabaho ariko hari ikintu hari ahantu ntarengwa ushobora no kubwira boss wawe ukamubwira ati jewe ahangaha urugero kandi ayo makuru ni amakuru ahari oya ko abantu kandi batwumva ngo twakoze ikiganiro ko turavuga avec des preuves ntabwo tuvuga ibintu bidahari bihari n'ubunyine bihari nuvuga ngo urugero naho nari nkubwiye ukora muri salon de coiffure sivyo nico kimwe n'uwoba wicaye muri biro y'umuntu office y'umuntu bombi bashobora kwandura bombi bashobora gukoreramo ibitari byo sivyo unukora kwa muganga yugo yo bari umuganga sivyo yoshukirwamo akagira gute donc ntaho bitaba ivyo ngivyo mutuzi twose abaho gushukana ariko biterwa rero n'uburyo wewe wimanagize cyambere ku bavyeyi bagomba kuganiza sivyo bakamenya umwana wanje akora he akora iki
atangira akayisanga agafunga amasaha yo gufunga ni saa ngapi? Ni saa 3. Iyo bafite abakiriya cyane benshi hari igihe bageza saa 4 ku buryo avuga ngo ayo makuru yose ukabura yafite sibyo, kandi ukamenya ngo urugero nje wewe nandi kugenda ngo hari nk'abantu bakora massage ariko urambwira ngo ukora full massage 2-3 uhabona ubwiyambure bw'umugabo ni azokugerageza azagwa amafaranga ashaka abenshi, dore ko majorite ngo bamwe ariho bibera mu bantu bakora aho hantu. Abakora akazi ka massage full body bari mu gukoramo amakosa cyane, ariko nabwo ni bwa bushaka ushobora no gukora mu ntu yakore, kuko twavuze ko mu gihe ufite confidence ariko mu buryo bwo kwiyubaha sibyo no kwirinda, uravuga ngo ahangaha pe harimo amafaranga, impamvu bamwe bajayo ngo nuko harimo amafaranga, ariko ayo mafaranga ari mu ndakurahiye si ya mafaranga yo kugurira ikibanza, nubwo harimo amafaranga kandi ahandi nuko utabaye uri umuntu nyine ushobora kwifata, umuntu buriya abayizi mu gihe ushobora kuvuga ngo ndagera hariya nshobore kuba naje nabwa cyane rwose, irinde kandi nimba ubona bishobora kuzakugwisha mu ijuru, vuga ngo njewe boss aha njewe sinshobora kuhakora, ntibishoboka mu buryo bw'umutekano w'ubuzima bwawe no mu mutekano bw'uburyo bwo kwiyubahisha, kandi nawe yabona uri umukozi mwiza arabyemera kandi akavuga ati agashaka abandi bahakora barahari. Abantu batwumve nta muntu dusuzuguye akazi ke, kuko akazi kagutunze ni kubahwe, ariko turimo turabagira inama kuko buriya abafaransa bazavuga ngo les conséquences enseignent mieux que les conseils. Buri ushobora kutumva inama ariko ejo ukaregreta ubuzima bwawe bwose kubera ibihumbi 3 waboneye muri massage. Nibishaka 50 ibihumbi 50 wabigira ikiguzi. Reka tunabwira abantu ko muza mukora research mumenye uko isi ihagaze. Hano ugiye muri Kenya 80% y'abakobwa bahari cyangwa abaturage n'abasideye baranduye. Buri gihugu gifite statistique y'abantu banduye sida, kandi abakobwa bacu tunagera kuri ya point ya protection ni bake yabazi ico kintu, ni bake n'abagabo ni bakeya, donc ashobora kuja guhura n'abantu twita abanyamahanga ngo atekereze ngo uyu muntu sinzi hari yiwe, reka twipimishe d'abord wenda mwipimishije aho ico ni kimwe, kandi tuve no ku banyamahanga aho protection ikenewe ku muntu wese, kuko twavuze ko abanyamurenge bafite sida, abanyamurenge bafite sida, abahungu baranduye, abakobwa abagabo baranduye, abagore baranduye, amakwe karapfa hano buri munsi kubera izi sida muhisha mutipimisha, kandi uziko abenshi banabimenya nyine wa munsi bagiye gukora ubukwe badasanzwe bipimisha ngo bamenye kubera ko badasanzwe bipimisha, kandi ikindi nuko bataba bamenyere ntaga bayumva ko ivyo bintu byomugeraho. Kandi dore muri ibi bintu harimo ingaruka zigera kuri 3. Nagiye nkora ubushakashatsi no mu buryo bw'iperereza bwo kubaza amakuru kuri iki kibazo hano i Nairobi. Negereye muri bamwe b'abaganga mu kiganiro nakoze nagiye mbivuga ni ukuvuga ngo harimo ingaruka zigera kuri 4. First of all, hari ingaruka zo kuba wanze kwikingira ugatwara inda utateganyijwe sibyo, nuba ngo ni ikindi kintu uzanye kandi uri buze kwicuza. Icya kabiri, kandi muzi umukobwa wabyari iwacu uko bimeze mu muco wacu, barabizi, barahari, turabafite hano beza hano BMC, hano hari abakobwa beza cyane bafite abana ariko babuze abagabo, babuze abo bashaka kubera iki, baravuga ati uraja kwa runaka ubona ko afite abana 2 bose babyari iwabo. Ni nayo mpamvu bamwe bafashe icyemezo cyo kuzaza bakuramo inda, abandi barimo kwifungisha ari abakobwa kubera kwirinda. Ariko nanone turi kuri yo point, buri umukobwa ubyara n'umukobwa ukuramo inda nuwuhe ufite agaciro? Nubyara antuka aho gukuramo inda umukobwa we protection yakuraniye
uzabyara umwana uzabaho, ariko niyo mwana n'umubwenge niyo koze ya mbere. Koze ya kabiri niyo ngiyo harimo gukuramo inda. Hariho amakuru nuko namenye yuko hariho abakobwa benshi, umuntu yarambwira ati njewe nkubariye 1 2 3 4 5 10 20 njewe bance mu maso. Uwo ni umuntu w'umuganga. B'abakongo bene wanyu baje gukurishamo amata, bamwe inda zavuyemo, abandi mira bayikuyemo, abandi inda zasamiwe hatariho nyine mira bakayikuramo hafi gupfa. Ndabazi gusa nyine ni kwa kundi duhisha. Kandi b'abakobwa 20, uwo ni umuganga umwe mu Uwo ni umuganga umwe. Nja no kuwundi arambwira ati data we no kubwira abantu bamaze kwandura sida hano bene wacu ni igitangaza. Umuntu umwe arambwira ngo hari mu kuza abana b'abakobwa bagishakwa, yaje kuzara umunyakenya akavuga ngo ese amaze kumubyaza, kuko mbere babanza agapima amaraso, ibipimo amaraso, no muntu afite amaraso angana gute, urumva afite makeya tumwongere amaraso, nimba nta yindi ndwara gutyo, nimba nta ma infection ibintu nk'ibyo. Noneho babipima bagasanga umuntu arwaye sida. Noneho ngo bakavuga se ko nk'aba ko tuzi mu bakongo ko nta ndaya zibamo, izi sida bazikurahe? Kurumva ico kintu abakongo basigaye bagira indaya, izi sida zivahe? N'umuntu wabinyibwiriye turi kuganira ko turavuga hano muri Kenya, twe turariko mu byumve ni muri Amerika, Canada, Australia, mu Burundi, Rwanda. Iki ni icago cinjiye muri community yacu, kandi birabareba ibibazo biri hano biri n'ahandi. Urumva iyo ni koze nyine yindi yo kuvuga ngo inda zivemo, havemo iya gatatu usange bamwe imira yavuyemo, uko hari abakobwa uko abo ngabo baza abakobwa imira yavuyemo. Oya ntituza aho ngo hano bamaze gutandukana n'abagore kuko bagiye ku bitaro baramuye ati undi afite kubyara yakuyemo. Kandi ibyo byose washatswe ku mugabo wawe uzumesha ngo uri isugi. Uhamubwira ngo njewe sinigeze ngira canke se nimba waranasanze ntari isugi, ariko njewe ndabyara nta kibazo. Mwaje kwipimisha ugasanga niho. Kurumva ico kintu iyo ni yindi koze. Iyindi gaya nyuma niyo ngiyo kuvuga ngo yo gutwara yo kwandura virusi, sivyo? Urumva rero uburyo bwo kutiproteja, ngo kuragira isoni zo kuvuga ngo umubiri wananiye, reka mbwira umuhungu azane ka prudence, dukoresha protection. Izo soni ufite niziki? None se zontera isoni zo kuja kugura hariya protection yo kugira ngo ni protege. Edairi bamwe n'abagabo bafite abagore banyuza abagore babinyuma, sivyo? Numara uje gutera umwana w'abandi inda, cyangwa se umwanduze nimba umugore wawe yaranduye, cyangwa se uwo mwana aranduye we ntiwanduye, ukoreye aho, numara urenge usubira inyuma ku mugore wawe uje kumwanduza. Urumva noneho BMC ugasanga ivyo bintu byose kubera ubujiji no kwigira amasoni ngo ntiwokoresha prudence. Nudakoresha prudence umenye kugiye kumara imbaga nyamwinshi, umenye kugiye kurimbura abantu benshi. None ubwawe utisi none urumva rero izo koze nari nkubwiye zigera kuri 4 ziva muri ico kintu cyo kwanga kwirinda, cyo kugira amasoni. Ugiye umunyakenya araguhiritse aguhaye 5,000 warujanye igitenge, nimba ari igitenge kimwe arakubwiye ngo byose none ngo haye 5 nta kibazo n'ivyo ngivyo bicuruze canke 10, numara ugende ugarame hariya. Uwo munyakenya wasize umugabo, cyangwa umugabo ngo yagiye mu caro hano ufasha umugabo w'umunyakenya, cyangwa umugabo ugiye mu caro urashitsiri urashatse, ntuzi. Ariko reka dusoreze ku bintu bibiri kandi by'inama. Inama ya mbere, mwabantu mwe bene wacu, nimugende numara kumva ikiganiro ugende wipimisha cyane, umenye uko umeze, uhagaze, nibishoboka n'umugore wawe mupimisha, nibishoboka n'umugore wawe mupimisha cyane. Nurangiza umubiri igihe uzakunanirira, protection ico yaberewe no kwirinda izakurinda indwara. Ko turavuga sida, ariko muri kiriya gikorwa habamo indwara nyinshi cyane. Izakurinda izo ndwara zose. Ica gatatu izakurinda gusama, kubera ko mu by'ukuri kubyara utabiteganyije
ni nayo mpamvu hari family planning ku bashakanye ni kwa kugira ngo utabyara umwana utateganyije kubera ko Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tumenye ikibi n'iciza. Ibindi byose nibikubaho bizava bivuye ku bujije bwawe. Ubutaha nzategura topic tuzavuge impamvu abantu bacana inyuma cyane kuko ibi bintu twarabiretse ariko ko birasenya ingo, ko birateza ibibazo. Tuzovuga impamvu abantu bashakanye kuki bacana inyuma, impamvu gutendeka bibaho ko biraterwa n'iki. Mu by'ukuri umuco wacu n'ubufura bw'ikinyamurenge uko byari bimeze wasangaga imfura yacu ikiranuka kurusha abakristo benshi kubera ko uzi kirazira, uzi ubunyangamugayo, ibyo byose ko biragenda bishira kandi bigasha twitwa ko turi mu makanisa dusenga. Reka dusoreze hano. Iyo yari inama, uzatwandikira comment yawe uko bimeze kandi abo byashikiye mwihangane. Niba waranduye zugenda ufata imiti nuyubahiriza ubuzima buzakomeza kandi wirinde kwicira abandi ubuzima. Niba uzi ko ufite indwara reka kwanduza abandi. Nzi umugabo n'umugore bashakanye hano banduye, umugabo ananirwa kuza amwe imiti kuko degre n'imbaraga z'umubiri zirarutana. Umwe ntiyagize ukwezi yarapfuye ariko bombi bari babiziranyeho cyane, bo bari babizi. So mw'abanyamurenge mwe tubatangarije kumugaragara ko dufite umubare munini w'abantu banduye sida. Ikintu cyo kugenda muvuga ngo abanyamurenge ntibagira sida, iri ni ryo tangazamakuru ni nayo ntego yacu ni ukubabwira ibi ngibi no kubivugaho mu gihe abandi babicecetse. Iyaba byari bishobotse n'abapasiteri mu makanisa bugiye bategura amahugurwa neza cyane kuko amakanisa yacu nari inyuma mu bintu byinshi. Mu by'ukuri niba mudahugura abantu ku kwiteza imbere, ku buzima sante aribyo bigize umuntu ni ikibazo. Ariko muze muhugura abantu bamenye uko bimeze. Amaseminari hano hari imishinga ibikora. Nutazi gukoresha protection egera ababizi bakwigisha, nta kigoye kirimo, uzabimenya. Hasigaye Imana ubaha umugisha. Iyi niyo message Imana yari yaduhaye. Wenda reka mvuga akantu nanjye wenda nsoza. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwo kwirinda cyangwa se bwo kugira ngo abantu tumenye uburyo duhagazemo n'uburyo abantu bashobora kumenya nyine ko ibi bintu atari byiza. Reba ko turamagwa n'amayi, sibyo? Ko turamagwa n'abaturanyi batadukunze, abo twabanye, sibyo? Nitumara noneho ubwacu twimare twenyine kuri icyo kintu BMC, ubwacu tugiye kwimara, sibyo? Ubwanje nimba nanduye, nimara ngende nanduza abandi bagera ku 10, ninanduza umugore wanje n'abandi bose nagiye bose mbonana nabo bigera ku 10, nabo bazagenda banduza babo, sibyo? No kuvuga ngo nzoba ngiye kumara ubwoko. Kandi kweri abanyamurenge turi bakeya, murabizi turi minority, sibyo? Turi benshi. None ko tugiye kumara, ko tugiye kunyura impande zose mu buryo bwo kugira ngo dushire, bimeze gute? Mwaretse tukiyubaka, mwaretse tugakora uburyo bwose, ahubwo tuba benshi tukororoka, ariko tudaciye muri izi nzira zitari nyazo zo kugira ngo twanduzanye. Niturangiza twenyine twiyice, tuzotahe turi indembe, tuzotahe mu gihugu cyacu nta buzima dufite. Nyabuna ni mwiha agaciro. Kandi birababaje kuba hari bamwe babaye indaya zo kuja gutega. Ejo bundi hari uwo twari twicaranye zirahari hano abanyakenya barabimbuye naje arambwira ngo bagiye hari ni hafi ni wanyu hari abazabahagarara ngo mbona wakongo wanakujanga late sana ngo bazabaza abo nka saa 5 abandi bahabagiye so mwabakobwa muracari bato ni muri kwica ubuzima mugende mukore Kenya hariho imirimo muzabaho kandi mudafite ikindi kibazo rwose. Mureke gukoresha imibiri yanyu dore ko umubiri ari itorero rya Kristo. Mwihesha agaciro. Demo abadukurikiye ndabizi ko baryohewe. Nimushaka part 2 muzatubwire tuzongera. Tugaruke tubabwira ni makuru twifashe twaciye hejuru. Abatugaye namwe muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Kora subscribe kuri Jotam
ni Jonathan Jonathan TV Show. TV show kora subscribe kuri BMC Africa TV ni channel Yes. y'amakuru gusa muri rurimi rw'igiswahili ababidusabye ni benshi birahari Yes. je hari ya ndapininga link aho ngaho ukore subscribe ntaco bisaba nta mayinite gusa ugakanda aho ngaho bizaza bituma ubona amakuru Biranoroshye nyine abantu basigaye bafite ama wifi mu mazu yabo. antuka bisaba umutima mwiza gusa nako nta kindi Yeah. mugire ibihe byiza turabakunda mwari kumwe naje Bonfils Gapangwa muhumure abahuye n'ibibazo by'imvura muri Kenya bakaba barimutse mwihangane niko bimeze ariko muri ano mayingabiri birabyarangiye Imana ibaho umugisha. Asante sana.